yavuze ati ibintu rero umugore wanjye si ubwa mbere dukoranye nuko mwamenye nyuma nyine ko abaye n'umugore nuko mwabimenye cyane ko twarakoranye cyane tumaranye imyaka 11 bamaranye 9 bakundana nirimo ndena avuga ku buryo batangiye gukorana umuziki ndetse avuga ko atari ubwa mbere akoze ibijyanye na music management cyane ko uyu nguyu nabwiye ko ari we wazanye witwa One Million Pound Girl, ndirimbo nk'izo ngizo, ndirimbo nka Azonto ingwi barakoranaga cyane urumva ko nyine kuba yamanaging umugabo we ndavuga ingwi uciki bajya mu ciki ko byamuhamagara cyane ariko nyine urumva ko ni ibintu amaze igihe kinini azi cyane ntakara gufata ubonetse wese so bamubaza mu kanya gato cyane kashize ahantu twahuriye babimubaza babaze bimeze bite se wagira inama abandi banzi ko bamanagingwa n'abafasha babo cyangwa se abagore y'abagabo babo birashoboka bavuga ati birashoboka cyane ko nyine ngo business zirimo umuryango akenshi nakenshi itera imbere cyane ko ari umuntu ukwizeye cyangwa se mwizeranye bitandukanye no gufata umuntu wo hakurya ikuye somewhere utazi kimugenza akaza kumanaginga ngo akenshi nakenshi ngarakwiba cyane ariko muziranye umugore wawe ameze nk'uwikora ko abakorera umuryango okay ni sawa cyane ariko abagore dufite babasha kutumanaginga birashoboka cyane cyangwa tubashyira ku ruhande kugira ngo tubone ukuri twigenza you know what I mean. Yitwa Vainqueur none si uyu munsi hari izindi story ndi kukubwira Yitwa Vainqueur none si uyu munsi hari izindi story ndi kukubwira igaruka kuri journal story ya witwa Rowan Atkinson umuzi nka Mr Bean ari film yakoragamo ya Netflix ni film igaruka nyine kuri iyi minsi mikuru ya Noheli ya cyane ko nimo tujyanje mu minsi avanga cyangwa se bijyanye na festive seasons na n'imisi mikuru isoza umwaka umva sinema nabyo umva filime uyitegure hanyuma hari indi story igaruka kwitwa Dan Bernard cyangwa se Bernard okay kamwita Bernard kujya mwumve neza this guy yari umugabo wa Sia umuzi mu ndirimbo zitandukanye za Stop n'izindi yagiye akora sasa uyu mugabo baratandukanye ariko nyine muri gatanya iki umugabo yasabye ngo agomba guhabwa ibihumbi 150 by'amadolari ya Amerika kugira ngo agiye yabasha kwitaho nyine kubuzima yaramaze kugiramo gukubana na Sia nk'umuhanzikazi nka Sia ni cyamamare uzimo kubana n'umugore w'icyamamare rero wabuhenze ubuzima amenyere kugira ngo azabubemo neza rero agomba kujya ahabwa ibihumbi 150 buri kwezi yahabwa n'umugore we izo ngizo ni miliyoni hafi zirenga 360 na ni eshatu gutyo zibarirema aho ngaho abagabo barahindutse ubundi asanga umugore ari uvuga uti umugabo agomba kuzampereza ibi niba kantunga Sia we yasabye ko yahabwa uburenganzira busesuye ku mwana akaveva ko aramutunga bishatse akari umutunga gusa akanyumva ntabwo byoroshye ni hatari cyane okay nizere ko mwamaze kuza ejo nabwo ijyanye na Nicki Minaj avuga uburyo ngo agiye kureka umuziki ariko so ubwa mbere yabivuze de kwigeza no kubikora 2019 agarukana yitwa Pink Friday yes nagarukanye icyo gihe urumva ko ibi byakoze nabyo ari kudukinisha no gukina amarangamutima y'abafana bitwa Babs niko abita yagiye ngo bye Babs gusa nazo mbona abyegeka kuri Jay-Z sinzi icyo muhora ngo niyo tunyagarika album yari gomba gusohoka mu mwaka wa 2026 mu kwezi kwa gatatu no rwitwazo ariko nabyo mbabona nyine ya mikino yabo gusa Jay-Z yaherutse muri Dubai ni Abu Dhabi naheruka mu minsi yashize no haraganira n'umwe wajyana mukuru ubwambere we nyura mugi niko nabyita bagana kujyanye na imyidagaduro iterambere ry'imyidagaduro hariya muri Dubai na Abu Dhabi ndetse n'ikoranabuhanga cyane ijyanye n'ubwenge buhanga bwa AI ndetse bijyanye na business mpuzamahanga urumva ko Jay-Z yibere muri business muje Nicki Minaj ari kumwataka mwiyenzaho hari n'abatandukanye cyane uyu munsi tuze kugaruka ku bijyanye n'abaraperi niba ukunda hip hop za hano hafi tuze kuganira ejo narabwiye ngo mukorere urutonde rw'abaraperi 10 mubona bazajya mu cyumba cya rap yes 10 mubona bazajyemo hariya beza cyane 11 y'abazungu 11 bagororotse bari kubivanga oh yes 11 bagororotse urumva bamwe bafite Kazungu Clever niwe ujye uvuga ngo bashinguye hano iki gitaramo nta musaza uzakijyamo
Are you serious? kizaba ari ikimigirigiri. Nge niko mbitekereza. Nabuze mbona muri Africa bavuga bati imbaraga nshya. Ni imbaraga nshya gusa gusa nabonye hari n'ubusabe bwinshi, nabonye hari abantu nka Faustin avuga ati munshakire Babri the Bibles, Babri the Bible verse oya yaza ariko akabata keza cyo kwita umuvasi nyine yaza bitashobora kitahira tuza kubijyamo byose cyane. Mwebwe mubandike 10 bawe beza badanje ubundi ishoma restaurant no bikunda cyane ariko sinzi kazaba akazi kamubanye kenshi buriya akazi kamubanye kenshi bonjya mubona kuri ari live nyine ariko tujya mubona gutyo njya ntago muherutse kabisa. Inshingano zanze abaye nyinshi cyane ariko ishwa bariye cyane abariye cyane akunda hip hop byatari sobuze kutubwira 10 bawe beza ubona kwiye kujya muri iki cyumba cya rap season 2 cyangwa se edition yayo ya kabiri uze kubyandika cyane tuze kubijyamo. Hanyuma nanone hari Kiriko Akili yagize gutya aravuga ati mwanyumvise nabi bagabo kinje nago navuze ko umusinyarwanda tagikinwa hariya ntabwo ati nago bikimeze nka mbere yesubiye yahinda imvugo nyine ko byawe nahindura imvugo sanga rukuntu byagenze ngaza kumuvanga mfite Jennifer Lopez avuga ko ngo dagihirwa n'urukundo cyane avuga ati bagabo twakundanye ntago bazi gukunda by'ukuri gusa bamaye ibyo nayinyeneye byose yaba imodoka inzu iki byose n'inkenera bibonye ariko rukundo wapi ntabwo 57 ntabwo yigeze abona Jairo nta rukundo ntabwo yigeze abona pe ati inzu barazimaye ubukwe buhenze iki ariko nta rukundo ariko rukundo apera rwose yaje Venkera karumuha darufite rwinshi waroha Jairo Jairo Lopez myaka ya 57 wakwipevera simuzi basameze neza 57 harabaruta bahanga benshi cyane kandi bari muri 20 nta kuntu wagira nagira gute mwandikire every mu text kuri Instagram kaongera uti Jairo I'm ready to give you what you want everything you need ragoye cyane ati Eminem nawe ngarigiye kujya ngo ni mu rukundo no umukoraga makeup cyangwa se kumwambika ushinzwe imyambarire ye ore asa ni rushya cyangwa nibwo rumenyekanye ye nabibonye cyo utangiye kwinjira muri ruzana neza story nayibonye kuri TMZ ndavuga nti akora yo nazanya kamashini matsa neza azaguza imashini petit frère telefone si kamari iki ngora ngo nje gutayipinga n'iki ka HP rwose kagaragara neza hari cyazo yo Brian ntago yishyuye rero HP aya no muri Amerika yishyura arishyuye global yishyuye muri Amerika ntago yishyuye muri Datari mwana yishyuye ku rwego rwiza by the way bimeze bite sahandi bimeze fresh bro bimeze fresh kabisa fresh cyane ndumva nishimye sinzi impamvu nabonye abantu banyataka banza akarundi